ndimo ndababwira ngo nimube amaso kuko igihe cyo gukanguka kirasohoye. Nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. uyu munsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Yesu aracyariho, aracyariho, Yesu aracyariho, urupfu ntirwamuheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho, aracyariho, Yesu aracyariho, aracyariho, Yesu aracyariho, urupfu ntirwamuheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho. Aracyakiza, Yesu aracyakiza, aracyakiza, Yesu aracyakiza, urupfu ntirwamuheranya aracyakiza, biganza bigaba amahoro aracyariho, aracyariho, Yesu aracyariho, aracyariho, Yesu aracyariho, urupfu ntirwamuheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho. Aracyariho, Yesu aracyariho, aracyariho, Yesu aracyariho, urupfu ntirwamuheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho. Mumuha amashyi, Yesu aracyariho, mumuha impundu, Yesu aracyariho, mumukorere neza aracyariho, urupfu ntirwamuheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho. Haleluya, nimumvugire ngo amena. Yesu aracyariho, Yesu ni umwami. Haleluya, mwese nimureke dufatanye tuvuge ngo Yesu ni umwami, Yesu ni umwami, Yesu ni umwami. Haleluya, ababyeyi tumuha impundu tuvuga ngo Yesu ni umwami. Abagabo ho muri mumuha icyubahiro, mumukomera amashyi muvuga ngo Yesu ni umwami. Aracyariho, 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 icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa n'ikuzo n'ibibi bye. Ndanezerewe cyane nje ngo tuganire ijambo ry'Imana mfashijwe n'uyu muririmbyi wahimbazaga avuga ngo Kristo aracyari ku ngoma, Kristo aracyariho. Haleluya, ndumva mbyizeye, ndumva nezerewe kubwe, turiho kubwe, turiho kubw'imbabazi ze, turiho kubw'urupfu rwe, turiho kubwo kuzuka kwe, turiho kubwo amaraso ye. Icyubahiro n'ubutware n'iby'Imana yacu. Reka dusenge Imana hanyuma dukomezanye n'ijambo ry'Imana ririmo ridusaba kuba maso. Tube maso kuko umwami wacu ari bugufi. Dusenge. Nyagasani Imana, uri uwera, uri Imana ihambaye, uri Imana y'ubuntu, uhabwa icyubahiro, uriho, wahozeho kandi uzahoraho. Emera kuvugana natwe muri iri teraniro, vugana natwe, vugana n'abazatwumva bose. Ukuboko kwiza kw'Imana kutugwe neza, utubere ingabo idukingira, utubere umurengezi, uzuvugire muri twe, uhira ijambo ryawe, rigira ubutware kuba byumvise, rifashe imitima ibabaye, rihumurize abadahumurijwe, kandi rikize imitima iri kure n'iri hafi, kugira ngo tubone ineza yawe. Ruka imbere yanyu nejejwe n'uyu muririmbyi wari urimo avuga ngo Yesu aracyariho, urupfu ntirwamuheranye aracyariho. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire ijambo tugiye kuvugana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, Abaroma igice cya 13. Munyemerere duhere ku murongo wa 11 twumve icyo Pawulo yavuze. Yaravuze ngo mube maso, cyangwa se yaranditse ngo ibyo kuba maso. Nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo. Tugendana ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagirana ishyari. Ahubwo twambara umwami Yesu Kristo, kandi nimuhurwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Twakira ijambo ry'Imana. Ndanezerewe kuzana ijambo ribabwira ngo ni ukuri ijoro rirakuze burenda gucya.
nje kubabwira ngo burenda gucya. Burenda gucya. Haleluya. Burenda gucya. Iri ni ijambo rikomeye. Ese burenda gucya bwije ryari? Ese ikigaragaza ko bwije ni ikihe? Ese turemeranwa yuko ari mu ijoro? Turemeranwa ko bwije? Ikigaragaza ko bwije ni ikihe? Erega Pawulo yandikira iri torero ry'i Roma, yararibwiye ati bantu b'Imana nimube maso. Nimube maso kuko ijoro rirakuze. Wenda yabyanditse mu gihe cya kera, ariko nawe mu gihe cyawe tekereza niba ijoro ritakugereyeho. Tekereza ese koko wageze mu ijoro? Pawulo arandika aravuga ngo ijoro rirakuze burenda gucya mwiyambura imirimo y'umwijima. Imana itugirire neza, Imana idusure. Aravuga ngo mube maso, mube maso, mube maso kuko abantu benshi bamaze kugera mu ijoro. Ijoro rero buriya hari igihe rijya ritubana ribi, iyo ryaguyemo n'imvura kenshi uba usanga abajura biyongereye. Mu buzima busanzwe umuntu iyo aryamye harimo n'akavura mu ijoro abatekereza yuko hagira uwacukura inzu, abatekereza ibigenda nijoro. Hari igihe umuntu aba yumva n'imbwa n'ibindi byose bisakuza, mbese mu ijoro habamo ibintu bikomeye. Mu buzima busanzwe ijoro ritubana ijoro. Iyo umuntu ageze mu ijoro ajya asinzira ku buryo yibagirwa n'izina rye, naho aryamye waza ugaterura ukamutwara. Ijoro mu bundi buryo mu buzima busanzwe ushobora gusinzira ukaruhura umubiri, ariko nagira ngo mbabwire iyo usinziriye imigambi n'ibikorwa byose uba warangije kugira gute? Kubyibagirwa. Warangije kwibagirwa yuko ari wowe wenda uyoboye akagari, warangije kwibagirwa ko ari wowe uyoboye akarere. Mbese urasinzira ku buryo wibagirwa yuko ufite na PhD, wibagirwa yuko ufite amashuri n'inyenyeri, kubera ko ibitotsi biba byaje. Mbese ijoro riba ryakubabanye ijoro. Usibye Imana izigakomanga ukabona burakeye, ukabona urabyutse, ukabona usubiye mu kazi, ukabona wakiza imodoka yawe uragiye. Ubundi ijoro iyo rikubanye ijoro hari n'igihe ujya kwega ugasanga byarangiye. Mu buzima busanzwe rero ijoro akenshi ntabwo riba ririmo ibintu byiza. Umuntu aba ategereje kureba ko bucya kugira ngo umuntu ajye mu kazi. Iyo bwakeye umucyo ukaza umuntu ajya mu kazi kandi akumva anezerewe. Rero nagira ngo mbabwire muri urugendo rwacu rw'agakiza turimo, abantu benshi twageze mu ijoro, mbese tugera naho dusinzira twibagirwa yuko twari n'abakristo. Tugira aho dusinzira ku buryo imirimo y'umwijima ariyo twiyorose. Mbese umuntu uramureba ugasanga yiyorosha amaganya, undi wamureba ugasanga yiyoroshe mbese akayoga, yashyizemo akayoga ku buryo ubwo mvuga akayoga ariko mushobora kuba muvuga inzoga simbizi uko ubyita kose. Mbese abantu bageze mu ijoro ku buryo umuntu asinzira akibagirwa urugendo yararimo. Abantu benshi bamaze kwibagirwa ko ari urugendo rw'agakiza twari twaratangiye. Mbese bamwe bamaze kwibagirwa yuko mbese bwari bwenda gucya ngo tugere ku ntego y'urugendo rwacu. Hanyuma Pawulo yandikira itorero ry'i Roma harababwira ngo ijoro rirakuze burenda gucya, nuko mwiyambure imirimo y'umwijima mwambare intwaro z'umucyo. Haleluya. Nagira ngo mbabwire muve mu mwijima, umwijima w'icuraburindi, umwijima w'ibitotsi. Imana itugirire neza ngo tugendane ingeso nziza nk'abagendera mu mucyo w'Imana, tutasinda, tudasambana, tutibona, tutangana, tutagira ibiganiro bibi. Imana itugirire neza ngo nimureke tube maso, ngo mujye mugenza mutya kuko igihe cyo gukanguka kirasohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Imana itugirire neza. Tumaze iminsi tureba intambara n'impuha z'intambara, ibyo byose ni ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo. Ariko hari ikimenyetso meruka kugenda soma kivuga ngo niwamara kumenagura imbaraga z'abera ngo bizahera ko birangire. Ariko nkareba nkavuga se mwebwe musenga namwe mukurikira ijambo ry'Imana, mbese kumenagura imbaraga z'abera bishatse kuvuga iki? Imbaraga z'abera ubundi ni umwuka wera, kuko umwuka wera nizo mbaraga z'abera, nizo mbaraga abera bakoresha, umwuka wera w'Imana. Ariko mwebwe mubona imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zacu z'abera zitarimo zimenagurwa, zaramenaguritse
kugeza aho iby'umwuka abantu batakibishaka, kugeza aho kuyoborwa n'umwuka abantu batakibyemera, kugeza aho imbaraga z'umwuka, mbega imbaraga z'abera zaramenaguritse, zirimo ziramenagurika kuzageza ku rwego uzashaka no kubwiriza abandi ntibabibashe cyangwa ntibanabyemererwe cyangwa se bakanabihagarika. Mbese imbaraga z'abera ziragenda zimenagurika. Rero Pawulo arabwira abantu b'i Roma. Ubu noneho ntago tubwira abantu b'i Roma, ndimo ndabwira abanyarwanda, ndimo ndabwira abatanzania, ndimo ndabwira ibihugu byose binkurikiye, ndimo ndababwira ngo nimube amaso kuko igihe cyo gukanguka kirasohoye, agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Mbese wowe ntago ubona ko ari ijoro? Mbese ubona ntago ubona ko amadini ubona bari mu kabwibwi? Mbese wowe ntago ubona ko ari ijoro? Mbese ntago uri kumva ibimenyetso by'ijoro? Ariko kanguka burenda gucya. Imana itugirire neza ngo mwiyambure imirimo y'umwijima, mwambare. Nimwambare isoni z'ubwambure zitagaragara. Mureke twambare intwaro zo gukiranuka. Mureke twambare ingofero y'agakiza. Mureke twambare kwizera nk'ingabo. Mureke twambare icyuma gikingiriza igituza. Mureke twambare inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro. Mureke twambare twikwize, dukenyere ukuri, dufate umukenyero twongere dusubire mu mikenyero, twongere dukenyere ukuri, twitere gukiranuka. Ni mureke tuve mu mwijima. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nimwiyambure imirimo y'umwijima, mujye mwambare imyambaro y'umucyo. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Rero Pawulo yandikira aba Baroma ababwira ngo nibume maso. Uru rwandiko ndarukwandikiye, shyiramo izina ryawe, umenye ko uru rwandiko ari urwawe ari urwanjye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Mureke twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, twambare intwaro zo gukiranuka. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Nagira ngo dusoreze mu ijambo riri mu Bagalatiya igice cya 4. Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 21 haranditse ngo abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire, ntimurasobanukirwa n'amategeko. Byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe ari uw'inshoreke undi ari umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse kubw'isezerano ry'Imana. Ibyo birimo umugani, kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuzwe ku musozi wa Sinayi, rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyarira ab'ubutaka. Iryo ni ryo rigereranwa na Hagayi, ari we kandi ugereranwa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none, kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo. Ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese. Kuko byanditswe ngo ishime ngumba itabyara, tera hejuru uvuga cyane utaramukwa, kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta b'inkungwakazi. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari. Ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganywaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bikimeze. Mbese ibyanditswe bivuga bite? Biravuga biti, senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaraganywa n'umuhungu w'umugeni. Nuko bene data, ntitukiri abana b'inshoreke, ahubwo turaba umugeni. Imana ihimbazwe. Iri ni ijambo rikomeye, ni ijambo nanone ryabwiwe Abagalatiya. Abagalatiya barimo bababaza ngo mbese ubundi muracyashaka gutwarwa n'amategeko? Bagereranwa na bariya badamu babiri ba Aburahamu, umwishoreke n'uw'umugeni. Hanyuma arababwira ati rero ntabwo tukiri ab'inshoreke, nta nubwo turi abana b'inkundwakazi, ahubwo turi abana b'inkundwakazi. Imana ishimwe. Twaratoranijwe, turi abana b'umucyo. Mbese ntago turi ba bandi bameze ngo ijisho rihorerwe irindi cyangwa iryinyo rihorerwe irindi, ahubwo
kubw'isezerano ry'Imana, kubw'Imana yavuze kandi igasohoza, igatanga umwana wayo akaza akadupfira, hanyuma tukava mu bubata bw'ibyaha, mu bubata bw'amategeko tutabashije gusohoza, ahubwo ngo twinjire mu bubata bw'umwuka, twinjire mu gakiza, twinjire mu buntu bw'Imana. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nagira ngo mbabwire, turi abana b'isezerano. Tureke gusinzira, mureke kuba abana b'umwijima, ahubwo tuba abana b'umucyo, nk'uko isezerano ryasohoreye ku mwana wa Aburahamu, nk'uko Imana yari yabivuze kuri Isaka. Imana igasohoza isezerano, niko yasohoza isezerano, natwe tukaba turi ubwoko, turi abana b'Imana. Nawe uri umwana w'Imana, waratoranijwe. Urimo urabwirwa ngo rero reka gusinzira, va mu mwijima, va mu buyobe, va mu bitotsi, ahubwo ubu mucyo, ujye mu mucyo, umenye yuko ijoro rikuze kandi umenye yuko bwenda kugukeraho. Hanyuma ubwo bwenda kugukeraho rero, urasabwa kwambara, urasabwa kuba maso, urasabwa gusenga, urasaba kuba umwana w'amanywa, ntuba umwana w'ijoro. Imana ihimbazwe. Mbese iri jambo urabyumvise? Mbese urumva uri maso? Mbese urumva wambaye wikwije cyangwa wambaye ubusa? Yesu arakugira inama, arakubwira ngo ndakwambika umwenda ukingiriza igituza, ndakwambika agakiza, ndaguha umushumi, ndagukenyeza umukandara ari wo kuri, ndakwambika inkweto ari bwo butumwa bwiza. Ukeneye kwambara, ukeneye kuba maso. Imana ishimwe. Iri jambo rero ndumva twahagarika tugasenga Imana, tugasaba Imana kuduha kuba maso. Nyagasani Imana Nyiringabo, ndagushimye, ndaguhimbaje kubwira ijambo ryawe ni rizima. Urimo uratubwira kuba maso kuko bwenda gucya. Ndasabye ngo umuntu wese umuhe kuba maso, umuhe kubera maso ubugingo bwe, kandi uduhe Mwami kuba abana b'umucyo, tuba abana b'inkundwakazi, kuko wadushyize mu rubyaro rwa Aburahamu, ukadutoranya, ukadushyira mu bana. Gomeza udukomereze amaboko, uduhe kubera maso itorero, tubere maso umurimo wawe. Bisabye Imana shima nizeye mu izina rya Yesu, amen. Nugera kuri icano ya M.Fortune, ugitera agatebe wumva ijambo ry'Imana. Nusanga utarakoze subscribe, ukanda kuri subscribe cyangwa sabone, ukandeho kandi kukazogera, uzajya uhita ubona ibyigisho, ubona ubutumwa bwiza, ubona inyigisho, ubona indirimbo, kandi uzafashwa. Hanyuma ubyohereze n'abandi. Imana y'amahoro ibishimire. Shalom.